wakiriye agakiza kakumara inyota y'irari, iyo wakiriye agakiza kakumara inyota y'inzoga, iyo wakiriye agakiza kakumara inyota y'ubusambanyi, iyo wakiriye agakiza kakumara inyota yo kubeshya, iyo wakiriye agakiza kakumara inyota y'inzangano. Igihe ucangana, mu gihe ugifite inzangano, mu gihe ugifite ubuhemu, mu gihe ugifite ubusambanyi, mu gihe ugifite uburyarya muri wowe, mu gihe ugifite inzangano n'amatiku n'ubucabiranye, reka nkubwire, ntabwo urashira inyota. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba ku nyanja yaka umuriro n'amazuko, ari wo rupfu rwa kabiri. Mana yanjye, ibaze, ntabwo habanza guhanura, ntabwo habanza kuba bishop, ntabwo habanza kuba aposo, habanza agakiza, abanza kwakira, abanza kunywa y'amazi y'ubugingo, aribwo Kristo Yesu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Mwifuje kwakira igitangaza gikomeye kugira ngo imbabazi z'Imana n'imigisha by'Uwiteka bize ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Aleluya. Sinzi ikibazo wari ufite, sinzi intambara ufite, sinzi amakuba ufite, sinzi amajwi ufite, ariko birashoboka ko waba umerewe nabi. Uyu munsi Imana iguhe kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Aleluya. Numvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Fata umwanzuro ugende iyo nzira y'agakiza. Ndagushimiye wowe ubana natwe umunsi ku munsi, ndakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro n'amahirwe, mwifurije guhirwa, gukiranuka n'imbaraga z'Imana. Wowe wakoze subscribe, mwifurije, nkwatuyeho amagambo atatu. Ndavuze ngo icya mbere hirwa, icya kabiri uzura imbaraga z'Imana, icya gatatu uzura urukundo. Nimvuga ngo urukundo ni igikundiro ngusabiye Imana igushireho igikundiro, igushireho favor yayo. Rero umugisha w'Imana uze kubana nawe, amahoro n'amahirwe by'Uwiteka bikomeho. Ahantu hereye sinzi ahariho, ariko kandi nkubwire ngo humura, Yesu arakiza, Yesu ni umwami, Yesu ni umutabazi. Sinzi ibibazo ufite, ariko ndinginga marayika w'Imana muri kano kanya kugira ngo agukorere igitangaza, akwiyereke, agucire inzira, akurengere mu mbabazi ze, agutabare mu izina rya Yesu Kristo. Bishobora kuba burwayi, ariko nonaha Imana igukize uburwayi, Imana ikugenderere, Imana ikugire neza. Umugisha w'Imana uze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Sinzi ikibazo ufite, ariko Imana iguha amahoro mu mutima. Nsabye Imana ngo iguha amahoro mu mutima, marayika w'Imana aguha amahoro mu mutima, ubwiza bw'Imana bukugenderere, cyoro cy'Imana kigukoreho. Reka urukundo rw'Imana no gukomera kw'Imana bize ku buzima bwawe. Imana imbabarire, ikore ku cyifuzo cyawe wari ufite uyu munsi. Marayika w'Imana akore ku cyifuzo cyawe wari ufite nonaha, agusubize agahinda ufite, Imana ikakumare mu izina rya Yesu. Agahinda ufite, Imana ikakumare. Marayika w'Imana akugire neza, imbaraga z'Imana zikugenderere, ubuntu bw'Imana no gukomera kw'Imana bize ku buzima bwawe. Mwifurije kwakira ukuboko kw'Imana, mwifuje kwakira igitangaza gikomeye kugira ngo imbabazi z'Imana n'imigisha by'Uwiteka bize ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Aleluya. Sinzi ikibazo wari ufite, sinzi intambara ufite, sinzi amakuba ufite, sinzi amajwi ufite, ariko birashoboka ko waba umerewe nabi. Uyu munsi Imana iguhe kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Aleluya. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana ahangaha dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Yohana ibice byaho ni 7 ku murongo waho wa 37. Yohana ibice byaho 7 ku murongo waho wa 37. Ari ijambo ryiza
ryavuze ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu ahagarara avuga ati, umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe. Unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yavuze yerekeje ku Mwuka Wera, uwo abamwizera bendaga guhabwa. Ariko ubwo umwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Ku murongo wa 40, bamwe muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati, ni ukuri uyu ni we muhanuzi. Imana ishimwe. Ndashaka kubwira ijambo rivuga ngo Yesu yaje kutumara inyota. Inyota Yesu amara itandukanye n'inyota twebwe dutekereza. Inyota Yesu amara ni inyota y'ibihe n'ibihe, ariko twebwe tunyweye amazi cyangwa tukanywa fanta cyangwa tukanywa icyayi, reka mvuge n'abanywa inzoga, nta nyota bashira. Kuko inyota yakabaye unywa inzoga cyangwa unywa fanta uyu munsi bikarangira ukamara nibura nk'icyumweru, ariko mu kanya wongera ukanywa. Iyo ntago ari inyota, si no kumara inyota. Inyota Yesu yashatse kuvuga, Yesu avuga aya magambo, Yesu yashatse kuvuga ibintu bitatu. Icya mbere, kwakira agakiza. Icya kabiri, kwizera utanga agakiza, kumwizera. Kwizera utanga agakiza ninde? Ni ukwizera Kristo Yesu. Hanyuma icya gatatu yashatse kuvuga kwirinda ubwoba no kutagira ibyiringiro. Nibyo bintu Yesu yashatse kuvuga. Yesu yashatse kuvuga rero aya magambo uko ari atatu, akubwira ngo icya mbere, mbere ya byose, kugira ngo ushire inyota, ni muri ibi bintu uko ari bitatu. Icya mbere, ndabisubiramo, ni ukwakira agakiza. Numara kwakira agakiza, uraba winjiye muri cya kintu cyo gushira inyota. Yesu agaze ku Musamariya, Bibiliya yavuze ngo yasanze arimo kuvoma ku iriba rya Yakobo. Iri riba ryitwaga iriba rya Yakobo. Yari amazi yabo, yari isoko nyirizina bari bafite bavomaho. Hanyuma y'amazi yamaraga ngo n'inyota. Kandi koko ubu ngubu mu Rwanda dufite ahantu abantu ngo bajya mu mashuza. Mu mashuza bamwe ngo bakiramo indwara, abandi bakanayatahana. Ariko aya mazi iyo yavuyemo, rimwe na rimwe urunduka rwacaho gapfa. No kwa muganga iyo ugiye rimwe kenshi Imana ikagukiza urongera ugapfa. Ndabaho urugero, uriya mukobwa wa Yairo Yesu yazuye, nyuma yongeye arapfa. Yaramuzuye, aramuzura, koko byari ngombwa mu myaka 12, ariko nyuma yongeye arapfa. Yewe n'uyu mugabo Lazaro Yesu yazuye, yaramuzuye pe, ariko nyuma yongeye arapfa. N'uyu mwana aba ngo yarageze ngo inayini, uriya mwana w'umupfakazi Yesu yaramuzuye, ariko uyu mwana yongeye arapfa. Ariko Bibiliya itubwira iki? Iratubwira ngo ari umunsi uzambara umubiri udapfa. Nta kindi kizawuduhesha umubiri udapfa. Umubiri udapfa tuzawambara ryari? Umunsi tuzatwije muri ka gakiza nyirizina twamaze guhamagarwa amazina. Ariko nta kindi kizabiduhesha, ni ukwakira agakiza. Yesu yageze kuri Umusamariya, ava ku iriba rya Yakobo, aravuga ngo ndagusaba ngo umpe amazi. Yesu yashatse gukora iki? Yashatse gukuraho ikintu cyari kiriho cyitwa inzangano hagati mu bantu, cyangwa se kunenana. Umusamariya aravuga ngo
yewe muntu uri uwa hehe utaramenya ko abasamariya basangira n'abayuda? Kubera iki? Baranenanaga. Ariko Yesu yaraje gukuraho icyo kintu. Yesu yaraje gukuraho uwo mwuka. Yesu yaraje gukuraho izo zangano. Yesu yaraje gukuraho urwo rwikekwe. Aramutumva mugore, mereza ayo mazi yawe mu kabindi. Ayo mazi uma wowe nuyanywa uzongera kugira inyota. Ariko njyewe amazi ndi buguhe ntabwo uzongera kugira inyota ukundi. Umugore ngo abyumve ngo amuhereze amazi. Yesu yarashatse kuvuga iki? Yesu yarashatse kuvuga ngo ndaguha agakiza. Ndaguha agakiza. Ndaguha agakiza. Nukakira karakumara inyota. Inyota. Iyo wakiriye agakiza kakumara inyota y'irari. Iyo wakiriye agakiza kakumara inyota y'inzoga. Iyo wakiriye agakiza kakumara inyota y'ubusambanyi. Iyo wakiriye agakiza kakumara inyota yo kubeshya. Iyo wakiriye agakiza kakumara inyota y'inzangano. Igihe ucangana, mu gihe ugifite inzangano, mu gihe ugifite ubuhemu, mu gihe ugifite ubusambanyi, mu gihe ugifite uburyarya muri wowe, mu gihe ugifite inzangano n'amatiku n'ubucabiranye, reka nkubwire ntabwo urashira inyota. Uracanywa ya mazi ya kera. Ntabwo uranywa amazi amara inyota ariyo Yesu atanga. Yesu niwe wenyine umara inyota. Yesu niwe wenyine utanga amazi amara inyota. Ndakwingiza inshuti yanjye, ayo mazi ni ayahe? Ni agakiza gatangwa na Kristo Yesu. Agakiza gatangwa na Yesu. Agakiza gatangwa no kwakira ijambo ry'Imana. Iyo umaze kwakira ijambo ry'Imana ukakira Kristo Yesu, ukakira agakiza, urabohoka. 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 Haleluya. Haleluya. Rero ahangaha yahise amuhereza amazi, amuhereza ka gacuma, nawe amuhereza agakiza. Haleluya. Rero nkubwire ngo ibyo bintu uko ari bitatu nubyizera, nuwizera Kristo, nuwizera agakiza, icya mbere urakira nyine agakiza. Icya kabiri uragira kwizera, urahita uzamura kwizera. Iyo umaze kwakira agakiza birahita bigusaba ngo wizere utanga agakiza, kwizera Kristo Yesu. Iyo umaze kumwizera biragusaba ngo usige byose, uzibukire. Uzibukire. Yavuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo irahita itemba iva mu nda ye. Imigezi y'amazi y'ubugingo iratemba mu nda ye. Iyo bavuze ngo imigezi y'amazi y'ubugingo iratemba mu nda ye, ni gute? Ni iki bishatse kuvuga? Muri iyi minsi ari ibintu abantu bita ko bakorera Imana kandi atari byo. Icya mbere ntabwo habanza guhanura, ntabwo habanza kwerekwa, ntabwo habanza kuba apotre, ntabwo habanza kuba bishop, ntabwo habanza kuba ikirangirire. Oya, harabanza iki? Harabanza kwakira agakiza. Wamara ukakira ugakurikizaho kwizera utanga agakiza. Kuko utanga agakiza n'umwizera aragushyiramo ibyiringiro. Bivuze ngo ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Ibyo byiringiro ni ibyinyo bidakoza isoni. Imana ishimwe. Hanyuma amazi, imigezi y'amazi y'ubugingo araza gutemba ava mu nda yawe. Aratemba gute? Aratemba asakara. Numara kwakira agakiza, amazi y'ubugingo
imigezi y'amazi y'ubugingo, imigezi yo guhanura, imigezi yo kwerekwa, imigezi yo kumenya ibihishwe, imigezi yo kuvuga ijambo ry'Imana, imigezi yo gutanga bimwe bya cumi, imigezi y'urukundo, imigezi yo gusabana, byose biraza gutemba biva mu nda yawe. Imana ishimwe. Mvuga iri jambo naje kwifashisha urugero rumwe rw'imigezi. Iyo bavuze ngo imigezi iratemba, imigezi ni gute itemba? Dufite umugezi wa Nile. Iyo ubonye Nile, kugira ngo Nile ibeho, Nile isoko yayo iba mu Rwanda, ariko nyirizina isoko ya Nile ni agasoko gatoya kitwa Mwogo n'akagezeho. Mwogo iyo imanuka, imigezi yose igenda ijya muri Mwogo. Za Rukarara, za Kongo Nile zimanuka zijyamo, zisukamo, za Sebeya zisukamo, ikaza igakora Nyabarongo, imigezi ikagenda yinagamo igakora Akagera kakamanuka kagakora Nile imaze guhura na za Victoria. Nile ikagenda ikajugunya muri Mediterane, iyo ngiyo ruguru Sumbazi. Ariko ushatse kuvuga ya migezi igenda ihererekanya. Hanyuma iyo umaze gukizwa, iyo umaze kwakira agakiza, imigezi y'amazi itembera mu nda y'umuntu. Imigezi nta wundi, umugezi ni Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe mugezi. Numara kwakira agakiza, imigezi y'amazi itembera muri wowe, itembera mu buzima bwawe. Reka mbabwize ukuri, nubwo abapasiteri rimwe kenshi baba baka amaturo, ntabwo bakaka amaturo cyangwa se ngo ayaguye adafite agakiza. Zamwaka ku ngufu. Ariko umuntu wamaze guhabwa agakiza, wamaze kwakira imbaraga z'Imana, wamaze kwakira ubuntu bw'Imana muri we, umuntu ufite Yesu ntabwo uri kumubwira ngo tura. We ni inshingano ababizi. Impamvu muzabona abantu kenshi badatanga amaturo, nta gakiza bafite. Ntabwo umuntu ufite agakiza ntabwo umubwira ngo utanga amaturo, ubwe arabyibwiriza, akabimenya, arabyibwiriza. Hanyuma iyo umaze kwakira agakiza, ya migezi y'ubuhanuzi ihitiza, ya migezi yo kwerekwa ihitiza, ya migezi yo guhishurirwa ihitiza, ya migezi yose ihitiza ikaba myinshi mu buzima bwawe, ugatangira ugahaguruka yo kwamamaza ubutumwa bwiza, yo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza, igahita iza igatemba ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo rero ntabwo habanza guhanura, ntabwo habanza kuba bishop, ntabwo habanza kuba apostle. Habanza agakiza, abanza kwakira, abanza kunywa y'amazi y'ubugingo, aribwo Kristo Yesu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ariko muri iyi minsi uzi ko ari ibintu bitangaje. Muri iyi minsi umuntu basigaye baza mu rusengero, abantu badashaka gushaka agakiza. Akaza mu rusengero aje kumva ngo ibyo bamubwira, aje kumva ibyo bahanura, aje kumva ngo Imana imuvugaho. Oya, baza ushaka agakiza, shaka agakiza, shaka umugambi w'Imana, shaka ubuntu bw'Imana, shaka imbabazi z'Imana. Numara kuzakira, ziraza ku buzima bwawe. Ubwo nibwo ubuhanuzi nkuzaniye. Ubuhanuzi nkuzaniye ni ukwakira imbabazi z'Imana, ni ukwakira agakiza, ni ukwakira utanga agakiza. Numara kumwizera, Kristo Yesu arakumurikira. Haleluya. Kristo Yesu arakumurikira. Kristo Yesu arakumurikira. Kristo Yesu araza ku buzima bwawe. Kristo Yesu araza ku imbabazi z'Imana ziraza ku buzima bwawe. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Ariko umuntu araza mu rusengero afite ubusambanyi, araza mu rusengero afite ubujura, araza mu rusengero ngo nashaka kumva ngo Imana imvugaho. Imana irakuvuza okay, wowe unyumva aka kanya uracyari umusambanyi, uracyari umusinzi, uracyakora ibyaha bikomeye, uracyafite inzangano, uracyafite ubutabiranya n'ubutindi n'ubutiku bwinshi. Imana yavuze ngo reka ubusambanyi. Imana ivuganye nawe iravuze ngo va mu businzi. Nivuganye nawe iravuga ngo unywa inzoga wihishe, zireke. Imana ivuganye nawe ngo aka kanya nonaha va matiku, va mu magambo. Imana ivuganye nawe, va mu nzangano, va mu nduru.
kandi Imana ivuganye nawe. Imana ivuganye nawe iravuga ngo siga byose ukurikire Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana rero iguha umugisha kandi marayika w'Imana akugire neza. Hanyuma Yesu ubwe niwe soko, niwe soko. Yesu yavuze ngo ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo. Yesu ni ibintu bitatu. Yesu ni inzira, Yesu ni ukuri, Yesu ni ubugingo. Ni ikiraro kiduhuza n'Imana, ni ikiraro kiduhuza n'Imana. Ni ikiraro kiduhuza n'Imana. Rero Satani nawe aba ari hafi aho arekereje, akaza azanye intwaro ebyiri ashaka kudukura kuri Kristo Yesu, kubamenye Imana, kubamwizeye. Intwaro ebyiri. Intwaro ya mbere ni iyi. Intwaro ya mbere ni ukutizera. Satani ateza abantu kutizera. Kutizera araza akajagarazamo abantu cyangwa se akabakuramo ikintu cyitwa urukundo, urukundo rw'Imana akarutwara. Iyo wabuze urukundo rw'Imana egari wabuze kutizera, kuko kwizera icya mbere biraza gutera urukundo rw'Imana, ariko kutizera birahita bikwambura kugira urukundo rw'Imana, birakwambura imbabazi wagiriwe, bihita bikwambura imbabazi zose, akakwaka amahoro mu mutima. Kutizera, kutizera ni ikintu kibi. Kutizera kikwaka urukundo rw'Imana, kikakwaka amahoro mu mutima. Kutizera, kutiza kikwaka imbabazi wagiriwe n'Imana, ugahora uri aho ngaho. Icya kabiri ngiye gusoza, ateza intwaro yitwa ubwoba. Satani intwaro ya kabiri ni intwaro yitwa ubwoba. Ubwoba, Satani amaze guteza ubwoba ahita akwereka ibigeragezo, akakwereka ko bitazanashoboka, akakwereka ko ugiye gupfa, akakwereka ko n'ibyo Imana yavuze bitabaho, akakwereka ko n'ibyo wiringiye bidashoboka. Mbese Satani akwereka ibibi bikomeye, akwereka ibibi bikomeye, akubwira ko utazanabivamo n'ibindi byinshi. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo iki? Bibiliya yavuze ngo abanyabwoba n'abatizera ntabwo bishoboka ko bazahabwa ubwami bw'Imana. Abanyabwoba n'abatizera, Bibiliya yavuze ngo ntabwo bishoboka ko bazahabwa ubwami bw'Imana. Reka ndisome iri jambo ry'Imana riri mu Byahishuwe Yohana ibice 21 ku murongo waho 8. Umva ukuntu havuze. Aravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba ku nyanja yaka umuriro n'amazuko, ari wo rupfu rwa kabiri. Mana yanjye ibaze, reka nkubwire ngo wowe inshuti yanjye, hari kenshi dukora ibintu rimwe rimwe tukibwira ngo ni ibintu biri aho ngaho. Wowe birashoboka ko wumvaga ko utizera ukagira n'ubwoba, ariko ibyo byaha bingana na bya bindi by'ubusambanyi no kuroga no kwangana n'amahane. Bibiliya yavuze ngo ibyo byose n'abasenga ibishushanyo, ngo ibyo byose umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuko, ari rwo rupfu rwa kabiri. Rero uyu munsi reka nkubwire ngo hindura strategy, hindura gahunda wari urimo. Nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo hindura gahunda wari urimo. Reka ibyaha, va mu byaha by'ubusambanyi, va mu byaha by'ubwoba, va mu byaha byo kutizera. Hindura strategy, va mu byaha bikomeye wakoraga. Uyu munsi wa none Kristo Yesu akumurikire, Kristo Yesu akwiteho, umugambi w'Imana ukuzeho, imbaraga z'Imana zikuzeho, ubuntu bw'Imana bukuzeho, amahoro y'Imana akuzeho, ineza y'Imana ikuzeho, igitinyiro cy'Imana kize ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza kugira ngo Kristo Yesu abone uko kumurikira. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Wowe rero reka ngusengera Imana. Wowe wari ufite ubwoba, wowe ntiwizeraga, reka mwingingira Imana. Wari umaze kuva mu byizerwa, wari umaze gucika intege, kenshi aho ngaho niho bagira abantu ubwo. Reka nkubwire, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka ngusengera Imana. Sinzi ibyaha ufite, sinzi ahantu utuye, sinzi ahantu uherereye uyu munsi, ariko byashoboka ko
waba ufite ikibazo gikomeye cyo kutizera n'ubwoba, waduhamagara twakugira inama, uduhamagare tukugira inama. Yesu arahari. Reka ngusengere Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nimero zacu wasanga muri pini z'iyo channel, urazibonamo. Hanyuma Imana ikugire neza, uduhamagare tukugira inama, tukwereke inzira wanyuramo kugira ngo Kristo Yesu akumurikire, utazararwa urupfu rw'iteka, arwo rupfu rwa kabiri. Uwiteka Mana ishobora byose, ndagushimiye ko uri Imana ikomeye, ndagushimiye ko uri Imana ifite imbaraga, ndagushimiye ko uri Imana itabara, ndagushimiye ko uri umwami w'abami, uri igitangaza gikomeye, uri Imana ibohora, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana ikiza, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana y'ubwiza, uri Imana y'urukundo rukomeye, uri Imana y'icubahiro, uri umunyebambe, uri umunyembabazi, uri umunyagakiza gakomeye. Mu izina rya Yesu nsengeye mushiki wacu, nsengeye mwene data, nsengeye umuntu waguye, nsengeye umuntu watarakizwa, ndamusengeye ngo umugire neza. Imbaraga zikomeye z'Imana reka zimugaragareho nonaha, reka ubwiza bw'Imana bugaragare, reka imbabazi z'Imana zigaragare, reka ubutware bw'Imana bugaragare, reka amasezerano y'Imana agaragare, reka gukomera kw'Imana kugaragare, urukundo rw'Imana rugaragare. Imana ibuhore, Imana ikore igitangaza, Imana yigaragaze, Imana ikingura irembo, Imana icinzira aho zitari, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Ndagushimiye ko bikoze Mana, komeza kwiyubahisha no kwesha icubahiro, urukundo rwawe ruganze rutsinde mu izina rya Yesu Kristo. Amen.